beginning, mwitangiriro God spoke. Imana yaravuze. Iyi nkuru tuzajya tuyikurikirana kuri YouTube channel yitwa OG-TV show kuva kuwa mbere mpaka kuwa gatanu, ku cyumweru tubavangiremo no kuwa gatandatu, ubundi twongere dore kuwa mbere. Vamagambo mukore subscribe, share na comment. Vamagambo. Creatures of all kinds appeared. Seas filled with wonder. Imana yaravuze ibiremwa byose by'ubwoko bwose byuzura isi ndetse no mu nyanja. Eyes came to life. Ikirere cyose gihinduka kizima. God said, Imana irangije iravuga, let us create mankind reka turemwe ikirema muntu and let them have dominion over all the earth. ndetse tumuhe imbaraga ziruta ibindi byose ku isi. Kandi byari byiza cyane pe, kugeza igihe Vamagambo igihe inzoka yabyivangiragamo. Did God really say not to eat of the tree? Inzoka yaraje iravuga iti, ese Imana yigeze ibabwira ngo ntimuzarye kuri kiriya giti? Iyi ni episode ya mbere. Umuntu yagize gutya akora amahano, aragenda arya ku giti Imana yari yarababujije. Kuva mu butayu bwa Edeni To the kings and prophets, kugera mu bami n'abahanuzi, to the second coming of the Christ, ndetse no kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo, revelation, ndetse n'ibyahanuwe ibyahishuwe, God's plan to restore mankind Imana ipanga kuzigarura ikiremwa muntu, kandi nuko byagenze. in 50 episodes, Muri episode 50 tugiye kureba, and featuring the uhereye umunsi in motion comic techniques. tugiye kuganira inkuru za Bibiliya, uhereye kuri episode ya mbere kuzagera kuri episode ya nyuma ya 50 kuri YouTube channel OG-TV show. Nta gutinda, The animated Bible series inkuru za Bibiliya zose tugiye kureba presents the Bible as one cohesive story. tugiye kuzireba nk'inkuru imwe yonyine. Muri Bibiliya tugende tuzihuzahuza zivemo inkuru imwe, is done. ndetse birabaye. First and the last. Nijye wa mbere nkaba n'iherezo, nijye tangiro nkaba n'iherezo, The beginning and the end. nijye wa nyuma ndetse nkaba n'uwa mbere. Haya hakuno rebe episode ya mbere, the creation cyangwa se kuremwa kw'ikiremwa muntu, iremwa ry'ibintu byose. The beginning, Mwitangiriro God created the heavens and the earth. Imana yaremye ijuru n'isi. The earth was void Isi yari umuhoro, nta kintu cyari kirimo. and filled with darkness. Isi yari yuzuye umwijima, And the Spirit of God hanyuma umwuka w'Imana over its waters urimo ugendagenda hejuru y'amazi. commanded, Imana yarategetse iti, Let there be light. reka urumuri rubeho. and light came to be. Urwo urumuri nibwo rwabayeho. Inkuru zo muri Bibiliya zose tugiye kuzirambura. That the light was good. Imana yarabonye ko urumuri rwo ku manywa rwari rwiza, irangije The darkness itandukanya urumuri n'umwijima. called the light day, Yafashe urumuri rwita ku manywa, and the darkness hanyuma umwijima called night. iwita ijoro. And the evening and the morning were the first day. burira buracya, uwo wari umunsi wa mbere. Hanyuma God said, Imana yaje kuvuga Let iti, there be a divide in the waters. and the waters reka ngabanye amazi. separated. Hanyuma amazi aratatana, kuko amazi yaratandukanye. Umve, Called the area that appeared sky. Imana yise hejuru, yagabanyije amazi n'ikirere, iravuga iti hamwe ntise mu kirere. And the morning, burira the buracya, second day. uwo wari umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri. Hanyuma Imana iravuga iti, God said, Let the waters below be gathered together. Imana yaravuze iti, reka noneho amazi atandukane n'ubutaka. Hanyuma ubutaka bwumutse buragaragara. so it happened, Byarabaye just as God commanded, just as God commanded, nk'uko Imana yari yabitegetse. that gathered together. Amazi yaje guhurira hamwe, God called seas, Imana irangije yita inyanja. and the dry ground Hanyuma ubutaka bwumutse called land. ibwita ubutaka. Ahumutse yahise ubutaka, nuko imibumbe yaremwe. Imigabane. God said, Let the land bring forth grass and Imana irangije iravuga iti, reka ubutaka bwera imbuto z'amoko yose, seed to reproduce. ndetse n'imbuto zizororoka. again, it happened. Nabyo byarabaye. Grass, Ibyatsi, plants, ibimera, and trees ibiti came up from the ground, byose byazamutse mu kirere biturutse mu butaka. was pleased.
nk'uko imana yari yabitegetse. And the evening hanyuma bigeze nimugoroba were the third day. buracya ubu munsi wa gatatu. Then God spoke again. hanyuma imana irongera iravuga, There be lights reka hongere habeho urumuri, to the heavens to light the earth and set urumuri rube mu kirere rumurikira isi rutandukanye amanywa n'ijoro. nuko byagenze. Created the sun, imana yaremye izuba ndetse irema n'ukwezi ndetse n'inyenyeri. wari ku munsi wa kangahe? established days, seasons. imana irangije itandukanye iminsi, ibihe ndetse n'imyaka. And God saw that this was also good. nibwo imana yabonye ko ibyo nabyo byari byiza. And the morning were the fourth day. burira buracya wari umunsi wa kane. umva amagambo. Again, iyi nkuru tuzajya tuyikurikirana kuri YouTube channel yitwa OG-TV show kuva kuri episode ya mbere kugera kuri episode ya 50. ndagushishikariza gukora comment, subscribe na share kugira ngo ujye umenya ibya bibiri utamenye neza. ngiye kubabwira nk'inkuru. by His word, God created all living creatures, mu ijambo ry'imana imana yaravuze irangije mu kuvuga kwayo irema ibibaho byose, which live in the sea, ibinini n'ibitoya biba mu nyanja. umva amagambo. hakuno haya rebe nyamaswa inini n'intoya. God created every variety of winged bird. imana yaremye buri nyoni yose iguruka mu kirere ubwoko bwose y'amababa Was pleased. nk'uko yabishakaga. imana yaremye nk'uko yabishakaga. God blessed them, saying, be fruitful, imana irangije iravuga iti nimugende mwororoke kandi mwere imbuto, waters and the earth and the sky. mwuzure ku mazi yose yo ku nyanja ndetse no mu kirere cyose cy'isi. evening, burira morning buracya were the fifth day. wari umunsi wa gatanu. uwo munsi wumve hakuno. Then hanyuma God gave another command. imana yatanze irindi tegeko. Let the earth produce livestock, reka isi creatures that crawl, ibeho inyamaswa izikururuka n'izitaruka, beast, and all of life according to their kind. ibiremwa byose nuko byabayeho. And so it was, just as God commanded. ndetse byabaye nk'uko imana yari yabitegetse. uwo wari umunsi wa gatanu. Saw that His creation was good. nibwo imana yabonye ko ibyo yari imaze kurema byose byari ibintu byiza cyane. hakurikiyeho iki sasa? wari ku munsi wa gatanu, sibyo? ku munsi wa gatanu byaje kugenda bite? buriya ari inkuru mwagiye mwumva zo muri bibiliya. nyuma y'ibi ngibi Formed a man, imana yaremye umuntu dust of the earth, imuvanye mu mukungugu w'isi, and breathed life into him. irangije iramuhumekeramo imwinjizamo ubuzima. Became a living soul. umuntu ahinduka ubuzima bugenda. God named the man Adam, uwo muntu imana yari iremye yari umugabo imwita adamu. gave him dominion. imuha imbaraga zirenze ibindi biremwa byose, Creatures on the land, ibiremwa byo ku butaka, in the sky, ibyo mu kirere and in the sea. ndetse n'ibyo mu nyanja. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden. Now the Lord God hanyuma nyagasani imana planted a garden yahinze ubusitani. in Eden. ubusitani buhinga mu burasirazuba bwa edeni. There He placed Adam irangije ifata adamu imujyanayo, in the garden. imujyana muri ubwo busitani ngo ajya bubagarira bwiteho, yite no ku nyamaswa zari zihari. In the garden, muri ubwo busitani God caused beautiful trees to grow, imana yatumye ibiti byawo bikura cyane pe, provided fruit that was good to eat. ndetse n'imbuto byeraga zari imbuto nziza cyane zo kuribwa pe. God also provided care for the garden, ndetse imana yatanze n'uburyo ubwo busitani buzajya bwitaho, causing a mist to rise from the earth igatuma amazi akamuka akava mu butaka, to water the ground. agaturuka mu butaka akaza kuhira bya byatsi byita urume mu kinyarwanda cya nyacyo. The river that went through the garden, imigezi yose yatembaga muri ubwo busitani the surrounding land. yabaga izengurutswe n'ubutaka. In the garden, hanyuma muri ubwo busitani there were also two very distinct trees. hari ibiti bibiri byari bibujijwe. Was the tree of life, kimwe cyari igiti cy'ubuzima, and the other, the tree of the knowledge ikindi cyari igiti cy'ubumenyi, and evil. ubwenge ndetse n'icyiza n'ikibi. Then
God spoke to Adam, imana irangije ibwira adamu, From every tree in the garden, buri giti cyose kiri muri ubu busitani but you must not uzakiryaho, from the tree of the knowledge, ariko igiti cy'ubumenyi n'ubwenge ntabwo wemerewe kuzakiryaho, for if you do, nubikora you will surely. no gupfa uzapfa. Ni amagambo imana yabwiye adamu. then hanyuma the Lord brought every animal that he had created to imana yaragizana buri nyamaswa yose yari yararemye iyizana imbere ya adamu. and Adam named each of the animals adamu arangije yita buri nyamaswa yose izina akurikije uko yabishakaga, according to its kind. agendeye ku bwoko bw'iyo nyamaswa. Adamu niwe wise inyamaswa zose zo ku isi amazina. Creatures that God had buri created kiremwa cyose imana yari yaremye mate, cyari gifite ikigore cyangwa se ikigabo, except for Adam. uretse adamu. Adamu wenyine niwe wari waviriyemo aho. Said, hanyuma imana iravuga It is not good for the man to be alone. iti si byiza ko umugabo aba wenyine. urumva amagambo imana yavuze. so God caused a deep sleep imana yatumye adamu aryama arasinzira araheza. fall upon the man, hanyuma uwo mugabo and while he slept, ubwo yari aryamye God removed one of Adam's ribs. imana yamuvanyemo urubavu, yamuvanyemo urubavu. From rib, God created a mate and hanyuma imana yaje kumuremera umufasha, helper suitable for Adam. ndetse imuremera umufasha umukwiriye, wari ukwiriye adamu. When Adam woke up ubwo adamu yazaga gukanguka and saw God's new creation, yabonye ikiremwa gishya he cy'imana, exclaimed, You are bone of my bone, arangije aravuga turi igufwa ryo mu magufwa yanjye my flesh. ndetse uri inyama yo mu nyama As zanjye. you were formed from man, kuko waremwe mu you will mugabo be called woman. uzitwa umugore. and the woman hanyuma was umugore named Eve, yiswe eva. for she is the mother of all the living. eva byari bisobanuye nyina w'ibibaho byose. And so it was that God created man and woman ubwo imana yari imaze kurema umugore on n'umugabo image, mu ishusho yayo. and the man and the woman were naked. umugore n'umugabo bari bambaye ubusa, They were not ashamed. ariko nta soni bari bafite zo kwambara ubwo busa. God blessed Adam and Eve, imana yahaye umugisha adamu na eva. said, hanyuma iravuga Be fruitful and multiply. mubyare mwororoke mwuzure isi Rule over it. kandi muyiyobore. I give you dominion over every living creature. baha imbaraga ziruta iz'ibiremwa byose bindi biri ku isi naremye. and so God hanyuma imana isoje ibyo and with a mate imaze kurema umugore n'umugabo, published that when a man and his wife unite, yahuje umugore n'umugabo baba umwe, they become as one. bari bagiye guhinduka umwe. And the evening bumaze kwira morning, buracya, the sixth day, wari umunsi wa gatandatu. umunsi wa gatandatu, on the seventh day, umunsi wa karindwi ku cyumweru, the Lord God rested imana yararuhutse. all that he created. The heavens yari imaze kurema ibyo mu ijuru and the earth ndetse n'ibyo mu isi and all of their wonders. byose imana yari imaze kurema. So he blessed the seventh day. ku munsi wa karindwi imana yawuhawe umugisha, He made it holy. irangije ugira umunsi wera, umunsi mutagatifu. Now the serpent, ariko inzoka who was craftier yari inyaryenge creatures that the Lord God had made, ndetse yari incakura mu biremwa byose imana yari yararemye kurusha ibindi, yararebaga he came to Eve, irangije iza mu gutwi kwa eva saying, iramubwira ese kuko imana yarababwiye ngo ntimuzarye kiriya giti kiri hariya? oya, We may eat the fruit of any tree. twarya imbuto zose zo muri ubu busitani dushaka, The tree of the knowledge of good and evil. usibye igiti cy'ubwenge n'icyiza n'ikibi. Of that tree, kiriya giti never eat. ntabwo tuzigera We tukiryaho. do that, tukirya, and we shall surely die. imana yaravuze ngo tuzanapfa. inzoka yari inyaryenge, ntabwo muzapfa. wapi? ahubwo impamvu imana yababujije kurya kuri kiriya giti, nuko izi ko nimurya kuri kiriya giti
amaso yanyu azafunguka mugahinduka abahanga mukaba abanyabwenge ndetse mukangana n'Imana ubwayo. Shitani nuko yashutse umugore bwa mbere mu mateka. Iyi ni episode ya mbere, ndetse kugira ngo ujye ubona n'izindi zikurikiye kora subscribe kuri iyo YouTube channel bayita OG-TV show. Tujye tugendana ko ari episode 50 tugiye kuzerekeza. Imana niyo yakubujije icyiza, ntabwo ushaka kuba umunyabwenge. Shitani yari ari gushuka umugore mu ishusho y'inzoka. Tempted by the serpent's words, umugore yaje gushukwa n'amagambo y'iyo nzoka. her gaze to the forbidden tree. Biza kurangira sariye cya giti Imana yari yaramubujije. The more attractive it's Uko yakomezaga kureba icyo giti, until she wanted nothing niko izo mbuto zacyo zamukururaga, akifuza kurya kuri icyo giti, than to taste. akifuza kurya kuri icyo giti. Nyagasani, What harm could possibly come? ubundi sa mugani n'iki cyaba kindamutse ndi abagore nuko bazanye amahano, I shall gain wisdom. nanjye nzagira ubwenge. Will not be wrong. Gute nzibeshya se? So Eve Eva withholds God's command, yarenze ku itegeko ry'Imana abishaka, and she ate of the fruit of the tree of the knowledge of good arangije arya urubuto rw'igiti cy'ubwenge urupfu. and shared it with her husband. Arangije aragenda ahereza n'umugabo waryaho. Umugabo we nuko yariyeho. Iyi ni inkuru zo muri Bibiliya ndi kubaganira, tugiye kuzisoma nk'inkuru imwe. Ukore subscribe, comment na share. Hebe ibyo byarabaye, bari bamaze kurya ku giti Imana yababujije. Forbidden fruit, Nyuma yo kurya icyo giti Imana yababujije, realized they were naked. nibwo bamenye ko bari bambaye ubusa igihe cyose. Mbere ntabyo bari barigeze bamenya, ntabyo bari bazi. And for the first time, Bwa mbere they felt shame. batangiye kumva bafite isoni n'ikimwaro cyo kuba bambaye ubusa. They became afraid. Batangiye kugira ubwoba, birabarenga. Bari bambaye ubusa, bari barenze ku itegeko Imana yabahaye. Adam and Eve realized they had disobeyed their creator. Adamu na Eva nibwo bari bamenye ko barenze ku itegeko, basuzuguye umuremyi wabo. They gathered fig leaves Batangiye gukusanya amababi y'ibiti to cover their naked bodies. kugira ngo bahishe ubwambure bwabo. Soon after, Nyuma haciyeho they akanya, heard the sound of God batangiye kumva ijwi ry'Imana as he was walking in the garden uko yari iri kugenda mu busitani bwa Edeni. in the cool of the day. Wari umunsi mwiza nk'ibisanzwe. Uko byagenze, ziri inkuru zo muri Bibiliya tugiye kuganira. Adamu, Imana yaje ihamagara Adamu. Where are you? Uri hehe Adamu? Eve, come quickly. Eva we, Tide. ngwino twirukanke tujye kwihisha. Adamu yabwiye umugore bati tujye kwihisha mu itangiriro. Adam, Kuki muri kunyihisha? hiding from me? Kubera iki muri kwihisha? Byagenze bite? I heard your voice in the garden and Numvise ijwi ryawe mu busitani bwa Edeni, ashamed and afraid. tugira ubwoba kuko twari twambaye ubusa, tugira n'isoni. Who told you you were naked? Ninde yababwiye ko mwambaye ubusa? Have you eaten from the tree of the knowledge of good and evil? Mwigeze murya ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi? One tree from which I commanded you. Igiti nababujije ngo ntimuzigere muryaho. Inkomoko y'umuvumo Woman dufite kwezi. created. She gave me the fruit and Umugore waremye Nyagasani niwe wampaye urwo rubuto. yes, Cyane ate it. naruriye. Gasani, Eve, Eva, what have you done? wakoze ibiki? Niko Imana yamubajije. The serpent Iriya nzoka, deceived me. iriya nzoka yantuburiye, yambeshye, He told me I would gain wisdom and that I would be like you. ndetse yambwiye ngo nzagira ubwenge nk'ubwawe ndangije ndya urubuto. Niko yasubije Imana. Turning to the serpent, God said, Imana yahindukira ya nzoka irayibwira iti, Because you have done this, kubera kuko si ibingibi, cursed are you. ndakuvumye, ndakuvumye. Uko byagenze, Cursed above all living creatures. nkuvumye mu biremwa byose naremye kuri iyi si. Gasani, inzoka yagiraga amaguru, nuko inzoka yabuze amaguru. You shall crawl on your belly Uzajya ukururuka ku nda yawe and eat the dust of the earth urya umukungugu w'iyi si your life. iminsi y'ubuzima bwawe bwose. And I will put enmity between
between you and the woman, nzashyira urwango hagati yawe n'uriya mugore, and between her offspring and yours. ndetse hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Crush your head, azakusyonyora umutwe, bruise his heel. and you will bruise his heel, nawe uzamukomeretsa igitsintsino. God turned to Eve. Imana irangije ihindukirira Eva. Multiply your sorrow in childbearing. uzabyara ubabaye pe, Shall you give birth? mu buribwe buhambaye nibwo buryo uzabyara. There shall be for your husband, and he shall rule over you. uzagandukira umugabo wawe ndetse azakuyobora. Then unto Adam hanyuma Imana ireba Adamu, Cursed is the ground because of you. kubera wowe ubutaka ndabuvumye. You have listened to your wife, wumva uyu mugore, eaten from the tree I commanded you urya not. igiti, urubuto rw'igiti nari narakubujije kurya. All the days of your life iminsi y'ubuzima bwawe you bwose shall have to work the ground uzajya uhinga ubwo butaka in sorrow and sweat, mu bushyuhe ndetse n'imvune. ground for your food, uzahinga ubutaka kugira ngo ubashe kurya, till you return to the ground from which you were taken. kugeza igihe uzasubira muri ubwo butaka wavuyemo. You are, uri umukungugu, and to dust you shall. ndetse uwo mukungugu ni nawe uzasubiramo. wumve, in his mercy imbabazi the z'Imana Lord God made coats of animal skin. yabagiriye mu irangije ifata uruhu rw'inyamaswa Adam and Eve. ibaremera umwambaro wo kwitera. He spoke, irangije iravuga iti, said, Behold, the man has become like one of us, iragenda Imana isubira mu ijuru iravuga iti, mwitonde, umuntu yabaye umwe muri twe, understanding good and evil. yatangiye kumenya icyiza n'ikibi. He must not be allowed to eat from the tree of life ntabwo agomba kuzarya kuri kiriya giti cy'ubuzima, in such a state. ntazigere. So the Lord God drove the man from the Garden of Eden, nuko Imana yirukanye ikiremwa muntu muri Edeni, his wife, yirukana Adamu n'umugore we. from which he was formed. tayari Imana yashyizeho abarinzi bajya kurinda cya giti cy'ubuzima. And he placed the cherubim. nta kindi cyabaye, Imana yashyizeho abacherubini, mu bwoko bw'abamarayika. baza abamarayika murabazi, harimo abakerubi, abaserafi, abacherubi. hakuno And a flaming sword which turned in every direction. Imana yahashyize inkota yaka umuriro kandi yagendaga mu byerekezo byose. iyo nkota niyo yari igiye kurinda cya giti cy'ubuzima. ikiremwa muntu nuko cyavuye muri Edeni. ngiyi inkomoko y'umuvumo dufite kuri iyi si. abantu mwese mwabyaga mubyibaza, abatari mwarabimenye nuko byagenze. ngiyi inkomoko y'umuvumo dufite kuri iyi si, nuko byagenze. umuntu yakurenze ku itegeko Imana yari yamuhaye, arya igiti yari yabujijwe, ashutswe n'umugore. iyo yari inkuru y'inkomoko y'umuvumo dufite kuri iyi si, kurya tuvunitse, kubira icyuya, kubyara bababaye abagore, ibintu byose iyi nkomoko aho yavuye, ndetse no gupfa. ubundi umuntu ntiyari uwo gupfa. ngo tuzahure muri episode ya kabiri ikurikiye. kore subscribe, share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh. OG TV show, subscribe, share na comment, tugende yo.